Abagabo ni munyumve, abagore namwe simbaheje, umugabo witwara gutya uzamwizirikeho. Ni itegeko ry'umugabo wa 11 rigenga abagabo. Umugabo witwara gutya niduhura nzamugurira agacupa. Reka twumve. Ngo iri tegeko n'urufunguzo ukeneye kugira ngo ugire itandukaniro nk'umugabo. Itandukaniro cyane muri iyi si usanga abagabo benshi bubama imbere y'abagore babaramya ngo barebe ko abagore babitaho. Niba ushaka kuba umugabo umugore azabona kandi akubaha, ufite gutandukana n'abandi bagabo. Ntugomba gukora ibyo abandi bagabo bari gukora imbere y'abagore. Umukino ukina bitandukanye. Reka tubisobanure. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose, reba munsi y'iyi video ahagana iburyo ahanditse ijambo subscribe, aho urahakanda ubundi witurize ntabwo uzongera gucikwa n'ibintu by'ubwenge nk'ibi. Tumaze kuba ibihumbi 13. Dore ko itegeko rikora: ntuzongere kwiruka inyuma y'abagore cyangwa y'abakobwa. Ntuzongere kwiruka inyuma y'abakobwa. Bagomba gukorera igihe cyawe. Abakobwa benshi n'abagore bamenyereye abagabo benshi babikubita imbere y'ibirenge byabo. Ndagira ngo ntuzabe umwe muri aba bagabo. Mu gihe abagabo 100 barenga bari kumwandikira umunsi wose kuva ku cyumweru kugeza ku kindi cyumweru, ndagira ngo uve muri abo bagabo. Ibi ni ibintu bizamwereka ko utandukanye, azabona ko utaguye mu mutego abandi bagabo baguyemo bagafatirwamo uwo mugore. Niyibaza impamvu utandukanye n'abandi, hano bizaba byaryoshye, azatangira kukwirukaho birumvikana. Ntukemerere umugore ko yiharira ibitekerezo byawe nk'umugabo. Ntuzibagirwe ko uri umugabo ufite intego, apana wa wundi uhora utegereje ko telefone isona cyangwa se bayandikira biturutse kenshi ku mugore. Ntukemere ubusa, ntukabe nk'abandi bagabo bahora basingiza abagore. Ubwiza, abakobwa n'abagore beza, ndakurahiye iki ni ikintu wabona buri hamwe. Umukobwa niba ari guhora yumva amagambo y'abamusingiza ko ari mwiza, ntugafatirwe muri abo. Kubwirwa ko ari mwiza ni ibintu rwose uzasanga yarumvishe kenshi, ndetse kenshi biba byarageze aho biba nkaho ntacyo bikivuze. Nkaho ntacyo bivuze rwose. Ugomba kuba umugabo rero ureba ibirenze ibyo. Ntugasazwe n'isura irabagirana y'umugore. Umugore abasabwa kukwereka ibirenze. Abagabo ntimugahinduke abafana b'ubwiza nk'abandi bagabo nyamwinshi tubana nabo uyu munsi. Mujye mu bagabo bareba ibirenze ibyo. Atekereza iki, ateye gute, yitwara gute. Kwigirira icyizere ku mugabo ni ingenzi. Abagabo benshi babahaye icyizere cyabo gishingira ku bagore, nawe uzabirebe neza. Niyo mpamvu uzumva hari ikigabo cyaririye umugore. Ibi ni ibintu ubundi by'ikizira, ni ikizira cyane ibi bintu. Umugabo utita ku buryo umugore yitwara, ibyo ni ibintu bigaragaza nk'umunyembaraga. Umukobwa yaba kwitayeho cyangwa se atakwitayeho, ntukanyeganyege. Turi mu itegeko ry'umugabo wa 11. Ba umugabo ufite ubuzima bwe, intego ze, ndetse udashingira ku mugore ngo yishime. Aya ni amakosa mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Iki ni ikintu kizatuma mu mbaga nyamwinshi y'abagabo ukagira itandukaniro. Ntukabe nk'abagabo bahora basabiriza, abo umugabo ushikamye kandi wizeye. Ibyo nubikora azabibona kandi azabyubaha, nubwo atabyemera ku mugaragaro. Azaba azineza ko umugabo utandukanye. Umugore aba agomba gukorera icyubahiro imbere yawe. Ihagarareho. Mu gihe cyose abandi bafata umugore nk'ikindi kidasanzwe, bamufata nk'umwamikazi, wowe mufate nk'umuntu usanzwe rwose. Icyubahiro cyawe umuhereza agomba kugikorera, apana gushingira ko afite isura nziza gusa. Abagore bemera kandi bakubaha abagabo bashyiraho imirongo yabo ngenderwaho, ubundi bakitega icyubahiro mu nyuma nk'igisubizo cyangwa se nk'inyungu. Kwihagararaho nk'umugabo, abagore bisanga bakwiye gukorera faveur yawe aho kuyibona mu bundi buryo. Umugabo aba agomba kuba bigoye ko wamenya uwo ari we. Ugomba gutuma umukobwa ahora kwibazaho. Iyo umugore ashobora kugira uburyo umugabo ari bwitware, ngo uyu mutego ukomeye ku mugabo. Niba azi ko buri gihe uzasubiza cyangwa se usubiza ubutumwa bwe bugufi, buri gihe umubwira amagambo meza kuri we, buri gihe urahari iyo agushaka, byihuse azakwima agaciro. Mucangacange. Rimwe na rimwe wisubiza ubutumwa bwe bugufi, rimwe na rimwe tuma yibaza icyo ugiye gukurikizaho. Rimwe na rimwe uzabure umurira umwanya, ikindi gihe urahari uzaboneke. Ufite ubuzima, ufite ibintu byo kwitaho. Ngiki kintu gityaza icyubahiro cyawe nk'umugabo, kandi abandi bagabo benshi ntacyo bafite imbere y'abagore. Umugabo aba agomba gukontorora umukino, kugena umuvuduko kandi akayobora. Abagore barakurikira iyo umugabo yitwaye nk'umuntu ufite controle kandi wizeye. Numufata n'undi mugore wese ntaho utamushaka cyane, bitandukanye cyane n'ibyo amenyereye, uzamuhatira kukubaha kandi azabikora.
Umugabo w'umunyembaraga ni wa wundi wikontorora kandi agakontorora situation. Nuyobora azakurikira. N'umugore ntukabe umugabo uhora usaba uburenganzira, itware nk'umwami apana nk'umufana umuyoboke. Abagabo kenshi basabiriza uburenganzira birangira babaye abanyantege nkeya. Wa mugabo wiyizeye, nta muntu ukugomba uburenganzira kandi abagore barabizi ibyo ngibyo, niyo mpamvu babaseka. Ufite intego zawe, ufite imirongo ugenderaho, ubuzima bwawe ufite kuyobora. Ku mugabo iyo yitwaye nk'umwami ahita abona icyubahiro. Ugomba kwitwara nk'umugabo kandi umugore uzi ubwenge azagusubiza ibyo ngibyo. Nawe azitwara nk'umugore kuko umugore wa nyawe. Uburyo witwara nibyo bigenga uburyo umugore yitwara nawe. Witwara nk'abandi bose azagufata nk'abandi bose. Iyo witwara nk'umugabo ariko w'agaciro, ufite agaciro, azagutwara gutyo. Azakubona bitandukanye n'abandi basigaye. Azabona ko uri umugabo ugomba icyubahiro cyangwa se agomba icyubahiro kandi utemera ibibonetse byose. Dore imbaraga z'iri tegeko. Umugabo wa 11. Abagabo benshi uyu munsi bajugunya icyubahiro cyabo n'agaciro kabo kubera abagore. Batekereza ko gutaka umugore bamusingiza cyane ari byo bituma bamutsindira. Nyamara ukuri nuko abagore bakururwa n'icyubahiro ndetse no kwigirira icyizere biri ku mugabo cyangwa se mu mugabo, apana kurarikira no gushaka umugore byo gupfa. Azakugarukira namara kumva neza ko udakeneye ko akwitaho, ko utandukanye n'abandi bagabo amagana biteguye gupfukama imbere ye. Ba umunyabwenge kandi utandukane n'abandi. Itegeko ry'umugabo wa 11 iri ntabwo ari itegeko ryo gukina imikino. Ibi ni ibyerekeye gushyiraho kandi no kwisubiza agaciro kawe ndetse n'icyubahiro cyawe nk'umugabo. Abagore bafite ubushobozi bwo guhumurirwa imbaraga. Ibyo ngibyo uzahora ubizirikana nk'umugabo. Bafite n'ubushobozi bwo guhumurirwa intege nkeya zihishe mu mugabo. Umugabo uhagarara hanze y'uruziga niwo mugabo wiyubaha bihagije aho kuba umuyoboke ukurikira. Hinduka wa mugabo tubona hake, wa mugabo utapfa kumenya ibye, ndetse wa mugabo ufite intego. Kinira mu ruziga rw'amategeko yawe aho gukina mu ruziga rw'umugore. Uba ugomba gukina mu ruziga rw'amategeko yawe aho gukina mu ruziga rw'amategeko y'umugore. Ibi bintu bizaguhindura umugabo akeneye aho kuba wa wundi yirengagiza. Hinduka umugabo. Nibyo ngibyo nari nabateguriye uyu munsi. Ku kirahuri cyawe nagushyireho indi video wareba. Ndabizi uraza kuyikunda naho ubutaha.